imirimo y'amaboko yawe mwami twarayibonye turabihamya imirimo y'amaboko yawe mwami twarayibonye turabihamya imirimo y'amaboko yawe mwami twarayibonye imirimo y'amaboko yawe mwami twarayibonye turabihamya imirimo y'amaboko yawe mwami. Shalom, Yesu ashimwe, Yesu ahimbajwe inshuti bavandimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Turaje kugira ngo tuganire nanone ku ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nkubwire yuko wigeze uhura n'abantu benshi, wigeze uhura n'abantu bakomeye, ushobora guhura na His Excellency, ushobora guhura na Perezida, ushobora guhura n'umupasitori ukomeye, ushobora guhura n'umuhanzi ukomeye, ushobora guhura n'umuntu ukomeye ukagira ngo araguhindurira ubuzima, ariko ashobora kuguhereza amafaranga ariko aya mafaranga agashira. Ashobora kuguhereza ibyo kurya ariko ibyo byo kurya bigashira. Ashobora kuguhereza ibintu bigutunga igihe kinini ariko ibyo bintu bigashira. Ndagira ngo nkubwire yuko utarahura na Yesu wowe ubwawe, utaragira personal encounter with Jesus, utarahura na Yesu wowe ubwawe nta bugingo ufite, utarahura na Yesu wowe ubwawe nta kamaro na kamwe gashobora kukubaho, utarahura na Yesu wowe ubwawe ntabwo ubuzima bwawe bushobora guhinduka. Ukeneye guhura na Yesu kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Ukeneye guhura na Yesu kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Muribuka yuko turi kuganira ku magambo y'Imana avuga ngo guhura na Yesu. Uyu ni umunsi wa kabiri tuganira kuri ayo magambo tuvuga ngo guhura na Yesu. Ijambo ry'Imana twasomye muri Yohana ibice 4 umurongo wa 1 kugeza ku 41 twasanzeho inkuru y'Umusamariyakazi. Umusamariyakazi akimara guhura na Yesu, Yesu yakoze urugendo runini ava i Yudaya agera i Samariya, hari hagati y'ibirometero 60 ndetse n'ibirometero 70. Ni urugendo rugaragara yuko ashobora kuba yarakoresheje hafi iminsi 2 ndetse n'3. Ni urugendo runini ku kirenge, ni urugendo runini ku maguru, ariko Kristo yaremeye aragenda afata urwo rugendo runini ashaka kureba Umusamariyakazi. Nawe uyu munsi Kristo yakemera kuva hari, kubera ko ijambo ry'Imana tubwira ngo ari ku rugi arakomanga. Icyo usabwa ni ukumushingurira, icyo usaba ni ukumuhereza karibu n'ikaze, ubundi Kristo akagendera muri wowe, ubundi Kristo agakora muri wowe. Hari umuntu uri kuri Yesu utari muri Yesu. Kristo agomba kuba muri wowe nawe ukaba muri we. Ntabwo ugomba kuba kuri Yesu, kuko nimba uri kuri Yesu uzahanuka. Ugomba kuba muri we, ugomba kuba muri ukagendera muri we, ukayoborwa nawe. Buribuka ko abigishwa barasezeranyijwe umufasha. Yesu arababwira ngo mwakoze stage, nabahaye stage, mugenda mukora stage, ariko nta mbaraga murahabwa, ahubwo uwo mwuka wera azaza abane namwe, uwo mwuka wera azaza ababemo. Utarahura n'uwo mwuka wera, utarahura n'uwo nguwo azabane nawe, ntabwo ushobora guhinduka by'ukuri. Utarahura n'uwo muntu ngo aze abane nawe, ntabwo ushobora guhinduka by'ukuri. Umunsi wa kabiri turimo turareba ku kamaro ko guhura na Yesu. Ku munsi wa kabiri turimo turareba ku kamaro ko guhura na Yesu. Ndagira ngo nkwibutse ko umunsi Mose ahura na Yesu ubuzima bwe bwarahindutse. Ndagira ngo nkwibutse ko Mose ari umwana wavutse avuka mu gihe kibi, avuka muri situation mbi, ariko Imana imutegura igihe cyayo ishakiye. Iramubwira aragenda arererwa kwa Farawo, arererwa mu bwami, kandi wabo batabasha kumurira nk'uko byakabaye bigombwa. Ariko kubera ko bwari umugambi w'Imana, yari izi yuko ikizamukoresha, Imana iramubwira ngo genda ujye kwa Farawo ukurireyo urebe strategy bakoresha bayobora, kubera ko nawe nzakugira ukomeye mu izina rya Yesu. Haleluya. Umunsi rero Mose yahuye n'Imana, ngo yararagiye intama za se uko Yetiro, arangije ngo abona ngo igihuru kirimo cyaka ariko kigurumana ariko kidakongoka, ngo arangije agira amatsiko yo kureba ese ibyo nibiki biri kugira. Ndagira ngo nkubwire, gira amatsiko yo guhura na Yesu, gira amatsiko yo guhura na
na Yesu. Kristo aragutegereje, Kristo aragurumana muri wowe, ariko wanze kumwakira. Gira amatsiko yo guhura nawe. Ndagira ngo nkubwire yuko umunsi Mose ahura nawe ubuzima bwe bwarahindutse. Arambwira waragiraga intama, ubu ugiye kuba umuragizi w'ubwoko bwanjye. Genda ukura ubwoko bwanjye mu gihugu cya Egiputa. Ndagira ngo umwami Imana arifuza yuko uhura nawe ubundi ukajya kuragira ubwoko bwiwe. Arifuza ko uhura nawe ubundi ukajya kuragira ubwoko bwiwe, ugashumba ubwoko bwiwe. Hari ubwoko bwinshi ugomba kubera umucyo, hari ubwoko bwinshi ugomba kubera urumuri, hari ubwoko bwinshi ugomba kubera umunyu. Mwemerere Kristo uhure nawe ubundi umuyobore kandi akuyobore, ubundi ugende uyobora ubwoko bwe mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nkubwire yuko guhura n'Imana bihindura abibaza ku bushobozi bwawe bakaba intwari z'Imana. Ndagira ngo nkubwire yuko guhura n'Imana, iyo uhuye n'Imana, abibazaga ku bushobozi bwawe, ese uyazimarira iki, ese uyazabaho gute, ndagira ngo birahinduka. Imana ikongerera imbaraga kubera ko niyo muba muhuye. Ni Imana yera, ni Imana yitangira ikaba n'iherezo. Iyo usomye mu Kuva ibice 3 umurongo wa 1 kugeza ku 12 niho usanga iyo nkuru ya Mose. Kundi Imana yamubwiye ngo haguruka ugende, ndi Imana. Ariko Mose yaravuze ngo ndi ikiragi, ntago nzi kuvuga. Imana yamubwira ngo ninde utanga uburagi, ese ninde utera uburagi, ninde utera kuvuga. Genda nzabana nawe. Yesu nashimwe. Icyo wikibaza ku bushobozi bwawe, Imana yose niyo ibishobora. Wikibaza ku bushobozi bwawe, Imana ibifitemo umugambi. Wikibaza ku bushobozi bwawe, icyo usabwa ni uguhura na Yesu, icyo usabwa ni ukumwakira mu mutima. Nta kindi, ni ukwemera Kristo agatura muri wowe, ni ukwemera Kristo akakuyobora, ubundi akaguhereza imbaraga. Ndagira ngo mbahereze urundi rugero rw'umugabo umwe bita Sawuli. Uwari Sawuli waje guhinduka Paulo. Ubwo yajyaga mu nzira y'i Damasiko, ajya i Damasiko barenganya ubwoko bw'Imana, ariko yaje guhura na Yesu. Yesu nashimwe. Yaje guhura na Yesu, bahurira ahantu. Sunashimwe. Yaze guhura na Yesu, arangije barahura. Umucyo w'Uwiteka uramugarukira, umucyo w'Uwiteka uramumurikira. Ubuzima bwe bwarahindutse nshuti bavandimwe. Wari urenganye ubwoko bw'Imana, yabaye intumwa y'Imana. Sunashimwe. Icyo wibaza uyu munsi, nta kagero na kamwe waba waragezeho ko kwangira Imana, nta kagero na kamwe ko waba waragezeho. Iyo usomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 1 gukomeza, ni usanga iyo nkuru y'uyu mugabo witwa Sawuli, uburyo cyahuye n'Imana, uburyo cyahuye na Kristo, uburyo cyahuye na Yesu. Yesu akamubaza ngo Sawuli unyangira iki, Sawuli undenganyiriza iki? Undi aramubwira ati nshakaho iki mwami? Nawe emera bazimana iki gushakaho, Imana igufiteho plan, yuko ugenda ugakura ubwoko bw'Imana, yuko ugenda ukabwiriza ubutumwa bwiza, yuko ugenda ugakiza abandi imitima ibabaye, yuko ugenda ukabera abandi bana cyangwa se abandi basore, cyangwa se abandi bamama, cyangwa se abandi bapapa igisubizo. Yemera guhura na Yesu. Nta kindi cyusabwa no guhura na Yesu. Personal encounter. Washobora yuko ushobora kugira ngo wahuye na Yesu ariko utarahura nawe. Hari abantu benshi twagerageje kugira ngo twahuye na Yesu, nyamara twabonye umusaraba w'igisambo, ntago twageze ku musaraba wa Yesu. Ndagira ngo uyu munsi wahura na Yesu, nta kindi cyusabwa no kumwemerera akayogenga ubugingo bwawe, no kumwemerera akayobora ubugingo bwawe, no kumwemerera akayobora ubugingo bwawe. Nta kindi. Uzahura nawe gute? Mwemerere ayobora ubuzima bwawe. Soma ijambo ry'Imana kugira ngo ukomeze umenye iby'Umwami Imana kwishima, kugira ngo ukomeze umenye iby'Umwami Imana agutekereza, kugira ngo umenye iby'Umwami Imana akugendereye, kugira ngo umenye icyo Umwami Imana agushakaho. Yesu nashimwe. Nta kindi. Uyu munsi nawe waba Paulo, uyu munsi nawe izina ryawe ryahinduka, uyu munsi nawe Imana yaguhindurira izina, uyu munsi nawe Imana yaguhindurira ubuzima. Sunashimwe. Ndagira ngo nta muntu mubi, nta muntu wakoze ibyaha bikomeye Imana itakoresha. Yesu nashimwe. Paulo cyangwa se Sawuli yakoze ibintu bikomeye yanga ubwoko bw'Imana, ariko Imana irangije imubona yuko ari uzacungura, ari uzageza ubutumwa bwiza mu mahanga, ari uzavana ubutumwa bwiza mu gihugu cy'iwabo akabugeza mu mahanga. Yesu nashimwe. Emerera Imana, emerera Kristo mu mutima wawe, ubundi ubu umuhamya mwiza wa Yesu Kristo. Ndagira ngo nkubwire undi mugabo wari umukoresha
w'ikoro cyangwa se wari umusoresha witwaga Zakayo. Yesu nashimwe. Akimara guhura na Yesu yaramubwiye ati Zakayo, Zakayo, hanuka, uyu munsi ndarari wawe. Nawe uyu munsi Kristo yamanuka karari wawe, utitaye ku byaha wakoze, utitaye kuba wambuye, utitaye ku byo wakoze, utitaye ubusambanyi wakuciyemo, utitaye Kristo uyu munsi nawe arashaka kurari wawe. Fungura umutima wawe, Kristo uyu munsi yashaka guhura nawe, Kristo uyu munsi yashaka kurari wawe. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo uyu ye Kristo yaje guhura nawe, Kristo yaje kurarana nawe, Kristo yaje kubana nawe, uhinduka mushya. Uwari Zakayo, wari waratwaye iby'abandi, wari waranyaze iby'abandi, yarabitanze ndetse ngo abikubye kane. Sunashimwe. Uwahuye na Yesu bimutera kwihana by'ukuri. Ushobora kuba utarihana nshuti muvandimwe kubera ko nagura hura na Yesu. Hari icyaha, hari amacakubira kikuri mu mutima wawe, hari urwango rukiri ku mutima wawe, hari imbaraga z'umwijima zigenda zikikomanga ku mutima wawe, ariko kubera ko utarahura na Yesu ibyo ntago babivuga. Ndagira ngo nkubwire ngo uwahuye na Yesu yihana by'ukuri. Waba warakoze icyaha tukureba, waba warakoze icyaha tutakureba, uhuye na Yesu ahinduka mushya. Wahuye na Yesu yihana by'ukuri, wahuye na Yesu agira kwihana. Sunashimwe. Wahuye na Yesu, wahuye na Yesu. Zakayo amaze guhura na Yesu yaramubwiye ati hari benshi nanyaze. Muri Luka 19 umurongo wa 1 kwa 10 niho usanga iyo nkuru. Yaramubwiye ati hari benshi nanyaze, hari benshi natwaye imitungo yabo, ariko uyu munsi ndayibahereza mbakubiye. Sunashimwe. Uyu munsi ndayibahereza nkubye inshuro enye ibyo nabanyaze. Uyu munsi nawe wabasha kwihana by'ukuri. Hari icyaha cyakujogoroje, hari icyaha ikikubakiye ubuzima, hari icyaha wumva yuko hari icyo ushingiyeho, hari abantu tubaye mu nzu ariko tubayeho ku kinyoma, hari abantu tubayeho mu kazi ariko tubayeho mu kinyoma. Ariko ngira ngo iyo uhuye na Yesu ibyo byose urabyatura. Iyo uhuye na Yesu uvugisha ukuri, iyo uhuye na Yesu ukuri kuba kuri wowe. Uribuka Paulo kuntu yabwiye Abefesi ibice 6 umurongo wa 10, yabwiye ngo nuko mutwara intwaro z'Imana zose, arangira abwira ngo nuko mukenyera ukuri. Wahuye na Yesu akenyera ukuri, wahuye na Yesu akenyera ukuri. Sunashimwe. Ukeneye gukenyera ukuri, wowe nshuti bavandimwe, ukeneye gukenyera ukuri kugira ngo umwami Imana azayobora ubugingo bwawe. Sunashimwe. Ndagira ngo nkubwire undi wundi wahuye na Yesu ubuzima bwe bugahinduka. Impumyi bitaga Bartimayo yahuye na Yesu, Yesu abasha kumuhumura. Hari aho utareba nshuti bavandimwe, hari aho utareba, uragenda ukabona ibintu birakomeye, ariko iyo uhuye na Yesu ubuzima bwawe burahinduka. Iyo uhuye na Yesu agashashikari kari ku maso kavaho, ukabasha kumenya ingabo zikugose, ukabasha kumenya ingabo zikurwanirira, ukabasha kumenya ibigutera, ukabasha kumenya. Hura na Yesu ubundi Imana ikwereka impano y'ubugingo. Yesu Kristo yabwiye Umusamariyakazi aramubwira ati wabaye uzi impano y'ubugingo, ubuzima impano y'ubugingo iturimo. Ubu nsabye amazi nkaguhereza amazi meza y'ubugingo, amazi atazashira ukundi, kubera ko aya mazi bamwe barayanywa asanzwe, amazi barayanywa ariko ngo nyuma y'igihe ngo yarangiza ngo agashira. Nashimwe. Wahuye na Yesu agashashikari kari ku maso kavaho, wahuye na Yesu agira guhamya muri we. Sunashimwe. Hari umunyantege nke witaga ku kidendeze cyangwa se umurwayi wari ku kidendeze cyitwa Petesida. Ndagira ngo uhuye na Yesu ntago bisaba imyaka runaka, kugira ngo Kristo ahindure ubugingo bwa, ntago bisaba imyaka runaka kugira ngo Yesu azahindure ubugingo bwa. Umurwayi wari ku kidendeze cyitwa Petesida yarahamaze imyaka 38. Iyo usomye muri Yohana ibice 5 ugahera ku murongo wa 1 uhasanga iyo nkuru. Iyo usomye ayo magambo wumva uburyo cy'umurwayi wo ku kidendezi yarabayeho mu buzima bubi, yarabayeho imvura imunyagira, yarabayeho izuba rimunyagira. Imvura ni ibigeragezo, ni ingorane duhura nazo muri iyi si. Nawe ushobora kuba umaze imyaka 38 ndetse niyo kurengaho, ushobora kuba uri hasi yayo, ariko ndagira ngo nkubwire umunsi wahuye na Yesu, umunsi wagize personal encounter with Jesus, umunsi wahuye na Yesu ubwawe ibibazo byawe bizakemuka. Sunashimwe. Umunsi wahuye na Yesu ubwawe intambara zawe zizakemuka. Umunsi wahuye na Yesu ubwawe imisozi yariri imbere izaba ikibaya. Umunsi wahuye na Yesu ubwawe tutitaye ku myaka ishize, umurwayi amaze guhura na Yesu. Yesu yarambwiye ngo yabandi baje
ngo babona batera mu mazi, ariko nagira ngo nkubwire ko iyo Yesu yaje nagategereza ko amazi yihindukiza. Iyo Yesu yaje nagategereza ko amazi yihindukiza. Nshuti bavandimwe, icyo ashaka ni ukumwemera mu mutima wawe, ukemera gukira, ukemera gukizwa, ubundi akagenga ubugingo bwawe, ubundi akagenga ubugingo bwawe. Yesu nashimwe. Akira Kristo, akira gukiranuka guturutse kwizera kuri Kristo, akira gukiranuka guturutse kuri kwizera kuri Kristo, apana gukiranuka guturutse kwizera amategeko. Amategeko ya Mose wayizereramo, ariko utarizera Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, nta kintu waba uri cyo. Sunashimwe. Wizeye Kristo ahinduka mushya, wizeye Kristo ahinduka kuba umuhamya, wizera Kristo ahinduka, sunashimwe, ahinduka umuhamya mwiza wa Yesu Kristo. Sunashimwe. Wizeye Kristo arakira, wizeye Kristo aba umuhamya, wizera Kristo n'uwacitse intege amwongeramo imbaraga. Umurwayi uri ku kidendezi yabashije kubona imbaraga, umurwayi uri ku kidendezi yabashije kubona imbaraga. Uribuka umunsi Petero na Yohana bagenda ku irembo ryitwa Ryiza, bakimara guhabwa imbaraga baragiye bahasanga umusabirizi, bahasanga umurwayi, ngo rangiye ngo arabwira ngo arabasaba, ngo hanyuma ngo Petero arabwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko turaguhereza ibyo dufite, nawe akira ibyo dufite mu izina rya Yesu. Akira gukomera kw'Imana, akira guhamya kw'Imana. Yesu nashimwe. Akira gukomera kw'Imana nshuti muvandimwe, akira gukomera kw'Imana nshuti muvandimwe, akira guhamya kw'Imana. Yesu nashimwe. Hanyuma ngo uwo murwayi wari ku kidendezi ahamaze imyaka 38 ahuye na Yesu. Yesu aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe wigendere. Uyu munsi nawe wakikorera ibyawe ukagenda, uyu munsi wakikorera uburiri bwawe ukagenda, kubera ko wamaze guhura na Yesu, wamaze kugira personal encounter, wamaze guhura na Kristo. Uyu munsi wawe umuhamya mwiza wa Kristo. Uyu munsi wagira imbaraga, uyu munsi wowe wabanaga nk'umunyantege nke, wagira imbaraga ukagira guhamya muri wowe. Sunashimwe. Yesu nashimwe. Ndagira ngo nkubwire undi mugore wigeze guhura na Yesu, ndagira ngo nkubwire undi mugore wigeze guhura na Yesu. Guhura na Yesu bisaba guhatana. Umugore wari umaze imyaka 12 mu mugongo, arangije agira ishyaka rikomeye cyane mu mutima, aravuga ati hari nahura na Yesu, nahura na Yesu amaraso yanjye yakama. Aho nahura na Yesu aya maraso amaze igihe kinini yakama. Aragenda arahatana, akora ku gishura kiwe. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo bibazo biri kududubiza ku bugingo bwawe, umunsi wahuye na Yesu bizakemuka, umunsi wahuye na Yesu bizarangira. Wikikanga wivuga ngo amaraso ni menshi, ibibazo ni byinshi, wiyohuye na Yesu birahinduka. Sunashimwe. Emera Kristo aze muhure muri wowe, emera Kristo aze muhure muri wowe, ubundi ubashe guhamya. Amaraso ari kududubiza ku bugingo bwawe ashire, amaraso ari kududubiza ku bugingo bwawe ashire. Nta kindi usabwa uretse guhura na Yesu, kugira ubusabane n'Imana, kugira ubusabane n'Imana biciye mu ijambo ryayo, biciye mu gusenga, biciye mu kuvugana nayo. Yesu Kristo akurengere. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo iyo Mose yajyaga kuvugana n'Imana ngo inkuba zarakubitaga, imirabyo ikarasa, ariko Yesu kubera yuko yari yaramwibonekeye mbere. Wibuke guhamagarwa kwa Yesu, guhamagarwa kwa Mose byari bikomeye cyane, aho yagiye akabona igihuru kirimo kiragurumana. Nta kindi nawe gureba kugurumana k'umuriro, reba kugurumana k'ubutumwa bwiza muri wowe, ubundi wemereye Kristo aza kuyobore, ubundi wemereye Kristo azaganze mu mutima wawe. Sunashimwe. Ndagira ngo nkubwire undi wundi dusoza, umujura cyangwa se umwambuzi wahuye na Yesu ku musaraba. Sunashimwe. Yaraweza ati nari narakubuze, ariko uyu munsi turahuye. Sunsiga gutya, ahubwo nagusaba kuva hano, ariko ibi byarangira. Nagusaba ko mva kuri iyi ngoyi, byarangira, wahamvana, ariko nugaruka uzamjyane muri paradiso, uzemereye yuko tujyana mu ijuru, uzanjyana iwawe mu ijuru. Hanyuma Yesu aramwemera, amubwira ati ndakwizeza yuko masaha araza turabana muri paradiso. Sunashimwe. Umujura yabashije guhamya, yabashije ku munota wa nyuma. Nta kintu na kimwe, nta munota wabugezeho Yesu atahindura ubuzima bwawe nshuti muvandimwe. Nta munota wabugezeho Yesu atahindura ubuzima bwawe. No kukuka kanyuma Yesu, umuririmbyi niwe wavuze ngo na nyuma ya zera arakora. Yesu ajya akora, aracyakora, kandi azaguma akora. Mwemerere mu mutima wawe, azagenga ubugingo bwawe, azagenga ubuzima bwawe. Nta kindi usabwa no kwemera Kristo akabana nawe. Ako ni akamaro ko guhura na Yesu. Kristo aguhindura mushya, Kristo aguhereza guhamya by'ukuri, Kristo aguhereza ibyiringiro byo mu mutima, aguhereza imbabazi. Ibyaha byose waba warakoze, Kristo aguhereza imbabazi, aguhereza guhamya, ndetse aguhereza no guhamagarwa bushya.
Pawulo yarahamagawe, Mose arahamagarwa, nawe uyu munsi wahamagarwa, Umusamariyakazi arahamagarwa, aba intumwa nziza ya Yesu Kristo i Samariya. Abantu benshi bakira agakiza kubera we, abantu benshi bakira agakiza kubera kwamamaza kwiwe. Nawe uyu munsi waba umutangaza mwiza w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nimba wifuza gufatanya nanjye umurimo w'Imana, nta kindi wakora, fata iyi video nurangiza uyisharing inshuti zawe, uyisharing abo ubona zafasha, ubundi umwami Imana agenda bikomereshe kwizera. Shalom shalom, Imana ibahereze umugisha. Tuzongera duhure ku munsi wa gatatu, aho tuzaba tureba ese ni iki umuntu agomba gukora akimara guhura na Yesu. Imana ibahereze umugisha. Shalom shalom, Imana ibahereze umugisha. Ndabakunda cyane.